banyarwandakazi n'abadiaspora mudukurikira mwitonze mwibereye hanze basuje cyane bayita yewe udukurikirana mu Rwanda no hanze kora subscribe ubashe kubona buri kimwe cyose ukore ukazagera ubone buri kimwe cyose uduhe n'inyunganizi muri comment. So tugiye kubagezaho inkuru ya G-Boy. G-Boy ni nimunuki. G-Boy ni umwana uvuka mu bana 8. G-Boy ni umwana uvuka mu bana 8 yavutse mwaka w'1994. Gusa ntabwo byamuhiriye yuko ubuzima bwiwe buryoha mu buhinja bwiwe cyangwa se mu bwana bwe akiri mutoya. Yakunze kurangwa n'akababaro katagaragara kiwe mu mutima wiwe. G-Boy akibana kuba umubyeyi yabuze umubyeyi mu mwaka w'1999 ubwo bari bamaze kubyara umwana we wa nyuma. G-Boy ni ibihe byinshi byamuranze bitari byiza. G-Boy akimara kuvuka yavukiye mu rusengero. Nyina yizeraga Imana cyane. G-Boy tuzungu nka G-Boy wakuriye iburasirazuba akarere ka Kayonza, umurenge wa Kabarondo, akagari ka Kako. Kakabura. Ubu akaba barizwa mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Masaka. G-Boy tumuzi nka G-Boy, tumuzi ibintu byinshi. Yaranzwe cyane nk'umuntu ukunda muzika. Agaragara mu nkuru nyinshi zitandukanye ahangaha mu Rwanda. Yagerageje kumenyana n'abastar kugira ngo arebe ko yacengera muri music. Izi sani birashoboka. G-Boy yaranzwe n'impano yo kuririmba cyangwa se gucuranga. We ni ibintu yishyiragamo bitewe n'uburyo yakuzemo aririmba indirimbo z'umubabaro wiwe. G-Boy yakunze hip hop kuko yabonaga ari injyana ijyanye n'umubabaro n'agahinda kiwe. G-Boy tumuzi nka G-Boy ariko amazina ye nyakuri bamwita Masengesho Abraham. Ayo mazina yewe atubwira yuko afite icyo amusobanuraho mu ivuka rye cyangwa se ku muryango wiwe. G-Boy atubwira ko avuka mama we yari yahangayitse cyane kugira ngo G-Boy avuke. We tuzi nka G-Boy ubungubu. G-Boy uvuka mu bana 8 iburasirazuba Kayonza Kabarondo. Mama wiwe yitwaga Nikuze Maria. Papa wawe akitwa Ndagijimana Jean Pierre.
uvuka mu muryango w'abana atashatse ko tumutangariza. G-Boy. Inkuru ya G-Boy ni ndende, kugira ngo tuyibagezeho turi nyura mu bika. Izaba ifite ibika bitatu, uzayikurikirane itazagucika yose. Bigusaba gukora subscribe ugakanda akazogera kugira itazagucika yose. G-Boy, mama wiwe afite umwana wa 5. Akimubyara, papa wiwe Ndagijimana Jean Pierre yashatse yuko yamubyarira umuhungu kuko yabonaga amaje kubyara abakobwa 5. Hari ibintu Imana igikora kugira ngo buri kimwe cyose kigaragarire umuntu cyane. G-Boy ubwo mama wiwe yageraga ku mwana wa 5, papa wiwe atangiye kumugerageza cyane ngo amubyarire umuhungu kandi atari we ubakora. Atubwira yuko mama wiwe yatangiye kujya kubitwa cyane kugira ngo abyare akina ku kiriri. Papa wiwe akajya akubita nyina kugira ngo abyare umuhungu. Ibyatinze, nyuma yaho yahise amutera inda, abyara undi mukobwa wa 6. Amaje kubyara undi mukobwa wa 6, ntabwo yahwemye kuba yakomeza kumukubita papa we ko yari umusinzi cyane, ariko mama wiwe asenga Imana cyane. Mama wiwe ni wa wundi wari uri kuri rwa rwego ushobora gusengera umuntu agakira, asengera ibirema bikagenda. Rimwe na rimwe bamutumira mu biterane akaba yakora igitangaza gikomeye cyane, nko kubaza Pastor Chris. Mama we yagaragarwagaho ibintu byinshi cyane kandi byiza. Yari umupastor ku giti cyiwe usengera abantu bagakira kubera uburyo yizeraga, ariko ntabwo ari kuba yasengera icyo cyifuzo cya papa G-Boy kugira ngo abashe kuba yabyara umuhungu yasabwaga na muganga wiganga. G-Boy byari bikomeye cyane yuko inkuru ye izaba ari nziza kuva mu bwana. Ku mwana wa 6 ubwo yavukaga, mama we yakundaga gukubitwa cyane, kenshi akanahukana ajya mu rugo rw'iwabo. Yaje gutwita inda ya 7. Inda ya 7 yayikubitiwe cyane ku buryo yajyaga yahukana. Ageze aho ngaho Imana imubwira yuko igiye kumusubiriza ibiri kimwe cyose. Akomeza ashikamye, yizera cyane Imana, avuga ati Mana, kuko ari wowe ukora buri kimwe cyose kandi ari wowe utanga, ndakwihaye ugira icyo unkorera nanjye unkorere kino wenda uhite ukora icyo nanjye ushaka ntigukorere. Mama wa G-Boy yakomeje kubyizera cyane iby'Imana imubwiye, ariko umugabo ntiyakomeza kumwihanganira, komeza amukubita ati inda nitavukamo umuhungu uzamvira. Mu nyuma yaje kujya kugise umugabo wiwe adahari, kuko yakundaga gusenga, yari yibereye mu masengesho, ariko umugabo we yibereye mu gucuruza inzoga tuzi hano mu Kanyanga.
kuba ari mu masengesho igise kiramufata. Igise kimufashe, murabizi ko benshi abantu bakira batakundaga kubyarira kwa muganga tububahe ni heza. Ubwo yararimo arabyara yagiye kubona abyaye umwana mwiza cyane wavuye mu Masengesho Abraham tuzi nka G-boy. Ajya kubona arasubijwe, abyaye umuhungu. Impundu ziravugwa, ibitambo biratangwa mu rusengero, bahamagara Papa G-boy araza. Ubwo yahageraga yarahageze aterura umwana aravuga ati ikibi ndacyanze ndagihakanye, ubu nayo ngiye gukorera Imana. Mbonye ko Imana ibaho, kwizera kubaho. Atangira nawe kwizera Imana ubwo mu 1994. Ku itariki 22 z'ukwa mbere 1994 nibwo G-boy yarageze ku isi. Yishimiwe na benshi, aterwa n'abapasiteri benshi cyane, niko kuza kumwita Masengesho Abraham. Barishimye cyane ko babyaye umwana w'umuhungu, batanga ibitambo ku Mana, amaturo y'ishimwe aratangwa. Gusa ntibyagenze neza. Murabizi mu 1994 ntabwo habayeho kwinjoyininga, habayeho ibintu bikomeye cyane bikabije. Nibwo ubuzima bwe bwahise bujya mu kaga. G-boy yahise abura abavandimwe biwe batatu ba mbere. Bapfuye muri jenoside yabaye 94. Abasiganye abavandimwe biwe batatu. G-boy nawe ntabwo byamugendekeye neza. Ubwo bari bahunze bari mu nkambi ya Tanzania, mama wiwe nibwo baje guhunguka, abyara undi mwana w'umuhungu, bamwita Imaniriho Israel. G-boy nka Masengesho Abraham atubwira yuko ubwo yaramaje kuvuka uwo mwana Masengesho gato uwo tuzi nka Imaniriho Israel, ubwo yaramaje kuvuka mu 1997, mama wiwe yahise yitaba Imana 1998. Atubwira yuko papa wiwe atarahari ubwo mama we yapfaga. Gato yadusubiye inyuma, ubwo papa we yamaraga kubona ukwizera, bamaje guhunguka habayeho ibintu byinshi cyane mu gihugu. Habaho kujyanwa abantu muri gereza bajye kuzira ibyo bakoze, cyangwa se n'abakekwa bajye kubisobanura. Atubwira yuko muri icyo gihe papa wewe nawe yari ari muri gereza afunze. Mama wiwe yitaba Imana. Kuko hari hasigaye bakuru biwe batatu basa nabo nk'ari bakiri batoya, niyo ntabwo bari gushobora kuba basigara
mu nzu bonyine bagerageje gufata abana batoya babiri batashatse ko kudutangariza. Abo bana babiri nibo baje gusigara mu nzu bonyine. Umwe yari afite 12, undi afite 8. Nibo babashije kuba basigara muri iyo nzu. Abandi batatu, Masengesho Abraham na Israel na mushiki wiwe wabo, nabo bari bakiri batoya cyane, bo bari bakeneye kurerwa cyane yuko Israel yari akeneye kuba yarereshwa amata. Yaje kurererwa aho bita muri Rukoma. Muri Rukoma tuhazi mu burasirazuba muri Kayonza. Inkuru yaranje kuranga G-Boy itari nziza. Ubwo murumuna we yaramaje kurererwa aho ngaho, G-Boy bahise bamujyana aho tuzi nk'Ikabare. Ikabarwo ni muri Nkungu, umurenge wa Munyaga, aho tuzi muri Rwamagana. Niho ababyeyi biwe tuzi nka se ariho yavukaga. Ubwo ngubwo yari sogokuru we yaragiye kumurera. Sogokuru we niwe bitaga bwabufigiri. Inkuru itageze imubera nziza cyane. Yaje kwarererwa ari umwana mutoya cyane, akomeza guhondagurwa n'ubuzima, handi yaje kurwara n'amavunja. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzabereka birimo n'amafoto. G-Boy yatubwiye yuko aho hantu yaje kurererwa hatari heza habe namba. Babaga mu nzu y'ibirere ishakajwe ibirere tuzi nka burende. Leta yaje kubakira uwo muryango wo G-Boy yaje kurererwamo mu 1999. Ubuzima ntabwo bwamubereye bwiza habe namba. Handi yaje kurwara na bwaki, atangira kurya udutungo bita ifuku. Ifuku arayubaha cyane kuko ngo nicyo kiribwa cyane cyamureze. G-Boy mu bwana bwiwe uko yagendaga akura, yasubiraga inyuma cyane, ariko akibaza ibintu byinshi, mimba icyo yaziye ku isi aricyo kimugizeho gutya. Ibaze ubuzima bumeze gutyo habe namba butigeze bumushimisha, atigeze nishimira. Aho nyine yaramubyaye ngo yishime, nyina birangira atamureze. G-Boy yarezwe n'ibintu byitwaga amabyi ya kuku, tuzi nk'imitamutamu. Ubwo bamutotezaga cyane kwa sekuru, nta wundi mwana uhabaga. Yirwaga ajya kuvoma ahantu agenda ibirometero 2 kuva mu gitondo. Ahantu yajyaga kuvoma kuva mu gitondo akagera saa 7, bamubwiye ngo yuzuze amajerekani 2 atwaza akarindwi. Namwe murabizi ubuzima bw'abana bo mu cyaro. Yatangiye kwikorera ka 15 afite imyaka 7. Ibaza ubwo buzima. Mu myaka 7 babonye umuryango warateranye, ubona yuko G-Boy yabayeho nabi. Tuzi nka Masengesho Abraham. Uramufata umujyana mu muryango uza nkaho wari yafashije aho ngaho murumuna we yabaga i Rukoma.
G-Boy niwe yatangiye ishuri. Ubwo yatangiye ishuri ntabwo byamuhereye kubera ibikomere yari afite ku mutima. Ubuzima bwawe bugoranye cyane. Yatangiye kujya aba uwa nyuma mu ishuri kubera kwitinya kuba atarigeze aganirizwa n'umuryango cyangwa se n'ababyeyi biwe. Ibaze kubaho uvuka ugira ngo ukenewe wangiza ukabaho muri ubwo buzima. G-Boy yatubwira yuko aho kwa sekuru yarerwaga na mukase wa se, kandi mu nkuru atubwira yuko G-Boy mukase wa se nawe atamureze kuko yafashe nabi se cyane, nawe yamureze afite imyaka 5. Ise nawe yabuze nyina afite imyaka 5. Atubwira mu nkuru yuko nyina amaze gupfa nawe yagiye kurerwa kwa nyirakuru kubera yuko mukase yaramufashe nabi cyane. Ibaze noneho nawe kugenda ukarerwa na mukase wa so. Ibaze icyo kintu. G-Boy yatubwira yuko icyo gihe ari umunyeshuri byamugoye cyane kugira ngo yige kubera ibikomere yari yarahuye nabyo muri iyo myaka yabaye kwa sekuru. Yaje kugaruka mu rugo gatoya, banze bamuganirize, babanze bamuhere ku rukundo rw'umuryango, babanze bamuhere ku rukundo rw'umubyeyi, nawe akure neza. G-Boy yatangiye ishuri afite imyaka 10. Nibwo yatangiye ishuri neza kugira ngo ubwenge bwose bwari bwamaze kujya ku murongo, amaze kumenya umuryango icyo ari cyo, ababyeyi icyo ari cyo, abavandimwe icyo ari cyo. G-Boy yarize ayiga neza akajya atsinda amasomo yiwe. Ababyeyi mwese mutaganiriza abana ndabagaye cyane. G-Boy atubwira yuko kuba yaraganirijwe aricyo kintu cyabashije kuba cyamuzamura mu ntera, akabasha kumenya ubwenge, gusoma no kwandika, nubwo ibintu by'indimi bitigeze bimujyamo cyane. G-Boy atubwira yuko mu myaka ye 15 yaratangiye gukunda ibintu byitwa muzika. Atangira kujya mu njyana za muzika. Ubwo yaratangiye kwinjira cyane mu bintu bya muzika. Yakuriye muri ADPR aho mama we yasengeraga, akura cyane, akurira na muri korali. Korali Umunezero Kabarondorondo ndabasuhuje. Na korali Itorero rya mbere ndabasuhuje. Iryo niryo torero yakuriyemo aririmba muri korali. G-Boy yaje kubona papa we umubyara ubwo yari amaze gufungurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe gatoya mu mwaka w'ibihumbi 2005. Ese wakibaza babashiki ba G-Boy bari babayeho bate? Tuzi ko bari bakiri batoya. Iyo ni inkuru izaza nayo uzayitegereza. G-Boy yaje guhura n'ibibazo byinshi ubwo papa we yazaga afunguwe, azi ngo agiye abona umubyeyi bagiye kubana. Ni inkuru itari nziza cyangwa se itaramuranzeho ibyiza. G-Boy tuzi nka Masengesho Abraham ni umwana cyane usa nka se.
papa we ubwo yakurwaga muri gereza yaraje akusanya abana be bose babane. Tuzi ko hari hasigaye batatu ba mbere bavutse mbere barapfuye bitabye Imana muri jenoside. G-Boy muri icyo gihe yaje kurererwa muri Kabarondo kubera yuko umuryango we wari wisunganyije ugarutse mu bavandimwe, ariko murumuna we yaragumyeyo aho yarerewe. Abandi bose baradukusanya turagaruka ko twari bane. Dutangira impande y'ishuri aho iwacu hatwegereye turiga. G-Boy nibwo yaje gushaka umugore kuko yari ashaje atarabashije kuba yaguma wenyine, ashaka undi mufasha. Atubwira neza yuko G-Boy akimara gushaka uwo mufasha mu nyuma bahise bamusubiza muri gereza. Hari ibyo bitaragenda neza, babanza kumusubizamo ko yaraje kureba umuryango, ariko asiga ashatse. Ubwo yamaze gusiga G-Boy n'abavandimwe we, abasigira uwo twakwita mukase twavuga wizeraga nawe Imana cyane, ariko mu buryo butari naturel cyane. Yatubwiye mu byumviro byiwe, yatubwiye yuko nawe batabanye neza cyane, ariko mu nyuma byagiye byiyongera kubaho nabi. G-Boy tuze nka G-Boy asubira aho yarerewe. Mu nyuma G-Boy yaje kugaruka, papa wiwe nawe agarutse akurikirana amashuri yiwe. Ubwo yarageze arasoje amashuri ye yisumbuye. Sori gatoya, ubwo yarasoje amashuri abanza agiye kujya mu yisumbuye. G-Boy tuzi nka Masengesho Abraham amashuri ye yisumbuye yatangiriye aho bita muri Kinzovu, aho twita muri Kinzovu High School mu murenge wa Kabarondo, aho twakwita hafi ya Rwakigeri, iwabo wo wiringiye Imana tuzi nka Theogene, bose babireba. Ubwo yaratangiraga amashuri ye yisumbuye mu wa mbere, ntabwo byamuhiriye ko abasha kuyakomeza. G-Boy byaramunaniye uko yatangiraga amashuri ye yisumbuye, mukase biba ngombwa yuko akomeza kumurwanya, birangiza amashuri ye atayakomeje. G-Boy yaje kureka ishuri muri icyo gihe, asubira iwabo ajya kuba umuhinzi. Habe namba isuka, yatubwiye yuko isuka itigeze imuhira kuko atarigeze amenyera ibintu byo guhinga. G-Boy nibwo yahise ajya i Kigali mu muryango. G-Boy warerewe mu muryango twakwita nka Nyamirambo. G-Boy nubwo yarerewe muri uwo muryango, ariko si wari uw'iwabo. Yagiyeyo akurikiranye sister wiwe wari warahashatse, biba ngombwa yuko adakomeza muri ubwo buzima, ajya kwishakira nawe ubuzima. G-Boy tuzi nka Masengesho Abraham. G-Boy ubwo yahiririkanye buri kimwe cyose akagikora, ikibaho n'ikitabaho gisa naho kifunanye akagikora.
kugira ngo ubuzima bwe bukomeze. G-Boy yabonye akazi keza cyane ahantu yakoraga mu ruganda rw'amata, atashatse gutangaza. G-Boy yakoreye umurwaza Milk House, akakora igihe kitari kirekire cyane, agahita ahabona amafaranga yamutangiza ishuri. G-Boy amafaranga abanye makeya agatangira ubuzima bugamukomerana. Akajya atangira aho kugira ngo areke ishuri n'ibyo yari atangiye gukora, akajya yirarira hanze ariko ishuri rikendereye. G-Boy wize ishuri ry'umwuga, yize kudoda, twakita inkweto. G-Boy arabyiga. Ubwo yageze i Kigali yari atangiye kugenda amenyana n'abantu benshi batandukanye harimo nk'abastar. G-Boy wagize amahirwe ya kubona umuhanzi bitaga Jay Paul amaso ku maso, bakaba inshuti ho gatoya. Jay Paul, ndagusuje, iruhuko ridashira. G-Boy wabaye inshuti no umuhanzi bitaga Niori na Strong Kabuga Masaka. G-Boy waraniye kuba yagize ibihangano byiwe ahagaragara ariko bikanga. Yababaye cyane ubwo yaburaga flash yabagaho audio ziwe zitaramenyekana. Birababaza. Mu byifuzo bitandukanye byinshi by'abantu, ibi ni byo G-Boy ubuzima bwari bumaje kuba burebure cyane, aho yari ari kwiga ibintu bijyanye no kudoda inkweto. Yaje kubivamo, yabisoje, ubuzima bwe buza kuba ikibazo. G-Boy waranzweho cyane n'ibintu byinshi bitari byiza. G-Boy ubwo yaramaze kureka kwiga ibijyanye no gukora inkweto, yaje kubaho. G-Boy yatubwira yuko yaje kubaho mu buzima bugoye. G-Boy yaje kubaho mu buzima kuko amafaranga yamaze kumushyiraho kubera ibijyanye n'ishuri, akabaho ubuzima bwo kubaho n'izindi akami ka muntu n'umutima we n'ugutubona dutambura tu ntawe uzi ibyacu namenye neza ku isi G-Boy yagize wakozemo ikirere akagirwa neza n'amahirwe akabona channel bitaga SimTV ndagusuje. Ndaruca nkaramira dore ubundi ntacyo nasi ko nagerageje kuvuga bakanyita nyombayire nawe nyiyombera. G-Boy yakoze ikiganiro ku SimTV wanga kumva kandi ukunda beats ya hip hop inkora hano wacanganyikirwa nkatura nkavuga agahabwa ubufasha bwo kwigisha icyo yakundaga cyane gukora twakita masonori. Yize masonori ku Gisozi ariga arasora, asoza amashuri yiwe umuyobozi w'imaso ukomeye cyane, harimo no kubakisha inzu zikomeye cyane n'iki cyumweru Kigali. ubuzima ubuntu mugaba imenya
burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. wenda wageka ko nahisemo ibihe by'umwijima ibitakura y'amateka tugize gutya nabyirutse umutima uva mu gihirahiro inote n'icyubahiro byambujije ibyicaro nzi neza ko umuremyi atigeze akora amakosa iyayakora banemerewe kubaho nk'igihomora isi yasara ntawabayumva bababayeye rubanda basomye byinshi ariko ntibamenya bagiye henshi ariko ntibabona kubona izuba ricana imiti ntikonja ubutaka